Reka nongere mbasuhuze nizere ko meze neza nk'ibisanzwe rero nk'uko nabibasezeranyije cyangwa se nk'uko Igisubizo Driving School cyabibasezeranyije yuko ubu ngubu tugiye kuzajya turebera hamwe amasomo, tutagiye kuzajya dukosora gusa ahubwo tuzajya tunyuzamo tukaniga. Iyi channel rero yakora rimwe gusa, ndagushishikariza gukora subscribe kuko niho amasomo azajya aca, ndetse iriya Igisubizo Driving School yo izajya ikora ikosora ndetse itanga n'imyitozo mu mategeko y'umuhanda cyangwa se ibizami byakozwe uwo munsi. Muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe byibura ibimenyetso bimurika ndetse tunarebe imyitozo nibura ikunda kubazwa iyo babajije ku bimenyetso bimurika. Nahawe rero kugira ngo ukore subscribe kuko ejo bundi tuzajya dukora n'ibimenyetso byo mu muhanda ndetse dukore n'ibyapa nk'uko ibimenyetso biri amoko atatu. Ndagushishikariza rero kubwira n'abandi kugira ngo niba barimo kwitegura, kuko iyi channel niyo yonyine ushobora kwigiraho mu gihe gitoya ugahita utsinda. Mbibutse yuko byose birimo gukorwa n'Igisubizo Driving School, ndetse akaba ari agacano kazajya gacishaho amasomo by'umwihariko avunaguye, atari ibintu by'amagambo ahubwo bitwereka amashusho cyane. Twihuse rero reka turebere hamwe ibimenyetso bimurika. Mbese ubundi ibimenyetso bimurika ni bingahe ndetse kandi bisobanura iki? Bibutse yuko tugira ubwoko bw'ibimenyetso cyangwa se ibimenyetso bimurika biri mu mabara atatu nk'uko turimo kuyabona ahangaha, amabara atatu. Mbibutse yuko ni ibimenyetso bimurika ariko byose aba ari amatara. Tukaba tugiramo rero itara ritukura, tukagira itara ry'umuhondo ndetse n'itara ry'icyatsi. Ariko se ubundi aya matara uko ari atatu asobanura iki? Turihuta rero dutangirane n'iri tara ritukura. Iri tara ritukura rivuga cyangwa se risobanura yuko bibujijwe kurenga icyo kimenyetso. Niba bavuze icyo kimenyetso, ni ikimenyetso nyine cy'itara ry'umutuku, birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Hanyuma tukajya ku kimenyetso turimo kubona ahangaha kirimo hagati cy'itara ry'umuhondo. Mbese ryo rivuga ngo iki cyangwa se risobanura iki? Mbibutse yuko aya mavideo yose afite reference cyangwa se aho yakowe, byose biraza kugenda bigaragazwa ingingo byakuwemo kugira ngo niba dushobora no kuba twibeshye kugira ngo tujye dufatikanya twigane. Hanyuma rero iki kimenyetso cyo kiravuga ngo cyangwa se kibuza ngo birabujijwe kurenga umurongo wo guhagarara umwanya munini cyangwa umuto. Murabizi yuko buri mu masangano hose haba hari umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa munini. Usibye no mu masangano ahantu henshi nko ku nzira y'abanyamaguru aho bambukira, naho murabizi kuri iyo murongo uhari, hari no mu nkomane hose uriya murongo ubahari. Rero ibimenyetso bimurika iyo tugeze mu masangano tugasanga iki kimenyetso aricyo kirimo, biba bishatse gusobanura yuko bibujijwe kurenga umurongo wo guhagarara umwanya munini cyangwa umuto. Ariko se bishobora guhinduka bigenze bite? Mu mategeko y'umuhanda cyangwa se mu igazete bavuga yuko ibyo bishobora guhinduka cyangwa se ushobora kuwurenga uwo murongo igihe ryatse warenze umurongo wo guhagarara akanya gato cyangwa akanini. Kwa kundi rishobora hashobora kuba harimo amasegonda, kwa kundi aba arimo kubara amanuka amasegonda akabara, cyangwa se iki kimenyetso kikageramo wagezemo hagati mu masangano y'umuhanda. Urumva yuko nta kindi wakora usibye guhita ukomeza ukagenda, kuko urumva uramutse ugumyemo n'imbere nanone bishobora guteza impanuka. Ikindi twamenya kuri iri tara ni uko umuyobozi warenze uwo murongo cyangwa icyo kimenyetso ashobora kwambukiranya amasangano gusa ari uko atateza abandi ibyago. Kandi nanone niba nk'uko twari tumaze gusoma hejuru, aho ushobora kunyura kuri iki kimenyetso wenda ushobora kwaka wageze cyangwa se watangiye kugenda wagezemo hagati, ariko nanone umuyobozi warenze uyu murongo cyangwa icyo kimenyetso. Ni ukuvuga ngo uyu murongo n'ikimenyetso murumva yuko bikorana, kuko ikimenyetso iyo cyatse
giha uburenganzira uwo murongo kubwira abantu ngo muhagarare kuri uyu murongo. Birumvikanye rero hano yuko umuyobozi warenze uwo murongo cyangwa icyo kimenyetso ashobora kwambukiranya amasangano mu gihe atateza abandi ibyago, kuko urumva ushobora kujya kuvuga ngo wakirenze ariko nanone ugasanga izindi modoka zirimo guturuka mu kindi cyerekezo cyangwa se ibindi binyabiziga nabyo wenda byo byemerewe kurenga ikimenyetso. Turaza kubibona rero, mwibuke ko turimo kwiga ibimenyetso bimurika, ca niyo nikora rimwe gusa cyangwa kora bwa nyuma ubundi uvanemo provisoire yawe. Hanyuma tugiye kuri iki kimenyetso cya kane. Iki kimenyetso cya kane cyo gisobanura ngo iki? Ni itara ry'icyatsi rivuga uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, mbabwira yuko kandi tugomba kwiga tunafata mu mutwe, kuko nyuma yuko twiga haraza no kuza imyitozo. Hanyuma reka duhite dukomeza. Ibi ngibi rero ukaba wabisanga ku ngingo y'104 nk'uko nagiye mbabwira ngo ndababwira naho byaturutse, ku ngingo y'104 igika cyaho cya mbere. Twikomereze rero, hano turimo kuhabona nabyo ni ibimenyetso ariko birimo ishusho y'umuntu. Hano rero basobanura yuko iyo mu itara cyangwa se muri biriya bimenyetso bimurika harimo ishusho y'abanyamaguru imuritswe cyangwa y'igare. Murabona hano twakoresheje ishusho harimo iy'umunyamaguru, ariko hashobora kuba harimo n'ishusho y'igare. Ibyo bireba gusa abanyamaguru cyangwa abayobozi b'amagare n'abavelomoteri n'ibinyamitende ibiri. Ni ukuvuga ngo kiriya kimenyetso ntabwo twebwe kiba kitureba nk'abantu dufite ibinyabiziga cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga. Ubwo nizere yuko iri tara murabizi tujya dukunda kuribona ku nzira yo kwambukiraho y'abanyamaguru. Murabizi yuko aho harimo umutuku n'ubundi, amatara yose avuga kimwe, ariko noneho iyo harimo ishusho biba bireba iki? Biba bireba abanyamaguru, cyangwa se haba harimo igare bikaba bireba ayo magare. Twikomereze rero tujye no ku bindi twamenya. Dushobora kuzasanga rero noneho hatarimo amatara, ni ukuvuga ngo harimo amatara ariko noneho harimo n'ibyerekezo. Mbese ibi ngibi byo biba bisobanuye iki? Mu gihe twasanzemo utwerekezo, amatara yo murabona yuko n'ubundi ari yayandi. Ni ibimenyetso bitatu, harimo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Ibi rero byo babitubwiraho iki mu mategeko y'Imana cyangwa se mu igazete? Batubwira yuko ayo matara yose ashobora gusimburwa. Ayo ari amatara tumaze kubona uko ari atatu, ashobora gusimburwa n'uturanga cyerekezo mu ibara asanzwe akoreshwa. Mukumva, ariya matara yose tubona ashobora gusimburwa n'uturanga cyerekezo mu mabara asanzwe. Ni ukuvuga ngo uturanga cyerekezo ntabwo tuza tuje kwishyiraho amabara, ahubwo tugumana ya mabara, ariko noneho hakaba ariho uturanga cyerekezo. Hano rero turabivugaho iki nanone? Ngo ariko kandi ibyo bireba abajya mu byerekezo byerekanwe n'utwo turanga cyerekezo. Ni ukuvuga ngo tujya tubibona nko mu masangano manini, aho ushobora gusanga hahurira imihanda myinshi, ari nk'imihanda wenda hari inzira nyabagendwa nk'enye zose zicanamo. Biba bishatse kuvuga yuko rero nitubona turiya tuntu, niba njyewe aho ndimo kureba icyerekezo ndimo kujyamo harimo akaranga cyerekezo k'umutuku, kandi turabizi yuko umutuku twabibonye ari hejuru ko tutemerewe kurenga icyo kimenyetso. Ibyo ngibyo twabibonye, ngo no kuvuga ngo niba mu cyerekezo ndimo kujyamo harimo ririya tara ry'umutuku, bishatse kuvuga yuko natemerewe kurenga icyo kimenyetso. Niba harimo itara ry'icyatsi, bishatse kuvuga yuko nemerewe kurenga icyo kimenyetso. Ariko niba ndi mu cyerekezo, cyangwa se niba akaranga cyerekezo karimo kunyereka icyerekezo ndimo kujyamo, ni kuvuga ngo bireba icyerekezo abantu barimo kujyamo. Niyo mpamvu rero tuzasanga mu mijyi ari two dukunda gukoreshwa mu gihe hari amasangano cyangwa se hari imihanda myinshi irimo kuhahurira. Ikindi rero twamenyaho ni uko iyo ayo matara yakoreshejwe ubwayo, yo yubahirizwa n'abarebana nayo bose. Ni ukuvuga ngo iyo ari amatara yakoreshejwe noneho atari uturanga cyerekezo, abo ayo matara areba bose
riba ribagenga cyangwa se bagomba gukurikiza icyo kimenyetso kirimo kumurika. Nizere yuko hano dusobanukiwe, dukomeze. Ibi nabyo wabisanga mu ngingo y'ijana na kane igika cya kabiri ndetse n'igika cya gatatu. Twikomereze rero tujye no ku kindi kimenyetso. Hano turimo kubona ikimenyetso gifite itara ry'umutuku ndetse n'icyatsi. Mbese ibi ngibi byo bisobanuye iki? Mu gika rero cya gatanu ku ngingo y'ijana na kane batubwira yuko amatara atukura n'ay'icyatsi kibisi y'ibimenyetso bimurika by'amatara abiri bisobanura kimwe n'amatara ahuje n'ayaka ku buryo butatu. Iyo yakiye rimwe asobanura kimwe n'itara ry'umuhondo mu buryo bwakamo amatara atatu. Iyo yakiye rimwe asobanura itara ry'umuhondo. Murabizi yuko rero ushobora kugenda ugasanga ibimenyetso bimurika ntago harimo amabara cyangwa se amatara atatu cyangwa se ibimenyetso bitatu: umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Ariko iyo bimeze uku nguku cyangwa se tukaba dufite amasangano y'umuhanda harimo ibimenyetso bimurika cyangwa se ugenzurwa n'ibimenyetso bimurika, tugasangamo itara ry'umutuku n'icyatsi. Urumva yuko iry'umutuku ryo turimo kuribona ndetse n'icyatsi kurenga icyo kimenyetso turimo kubibona. Ariko mbese umuhondo byo bigenda bite? Iyo aya matara yakiye rimwe nibwo riba risobanura cyangwa se rikoreshwa nk'aho, cyangwa se aya matara akoreshwa nk'aho asobanuye itara ry'umuhondo. Itara ry'umuhondo rero twabonye yuko twabibonye hejuru, ni ukuvuga ngo ntiwemerewe kurenga umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa umunini. Ako twabonye n'impamvu zishobora gutuma uriya murongo tuwurenga. Ibyo rero wabisoma mu ngingo y'ijana na kane igika cya gatanu. Ibimenyetso bimurika rero turakomeza turebera hamwe n'utundi tuntu tugiye tunyuranye turanga ibimenyetso bimurika. Mbese ibindi bintu twamenyaho ni ibiki? Itara ry'umuhondo ryaka nyuma y'icyatsi kibisi. Iyo ni itegeko. Itara ritukura ryaka nyuma y'itara ry'umuhondo, ndetse itara ry'icyatsi kibisi ryaka nyuma y'itara ritukura. Aguma yaka asimburana. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzabona itara ry'umutuku rivuye mu mutuku rigahita rijya mu muhondo, cyangwa se ngo rive mu muhondo rihite rijya mu cyatsi. Ni ukuvuga ngo uko aya matara akurikirana, niba habanje icyatsi, irindi rihita rikurikiraho, haratakurikiraho umuhondo, ndetse umuhondo nurangiza kuvaho harajyaho umutuku, umutuku nuvaho hajyeho icyatsi. Ni uko bigenda bisimburana, ntabwo uzasanga byakoze imbusanya. Niko hano bashatse kudusobanurira. Hanyuma rero ikindi kintu ntabwo twabimenya ngo ku bimenyetso by'uburyo bw'amatara abiri, itara ritukura n'iry'icyatsi azima akurikirana yabanje kwakirizwa rimwe. Tubwiye ngo itara ritukura n'itara ry'icyatsi azima akurikirana, ni ukuvuga ngo azima akurikirana yabanje kwakirizwa rimwe. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe tugiye kuvuga ngo harazamo umutuku, aya matara arabanza yakirizwe rimwe, ariko rimwe rizime, ubundi bigaragaza yuko niba ari ryatse umutuku bivuge yuko utagomba kurenga icyo kimenyetso cyangwa wemerewe kurenga icyo kimenyetso. Twikomereze rero ikindi kintu twamenyaho mu ngingo rero y'ijana na gatandatu. Ubwo turi mu bimenyetso bimurika, nagira ngo mbarangire mumenye naho mushobora kubikura. Mu ngingo y'ijana na gatandatu igika cya mbere aravuga ngo ibimenyetso bimurika bishobora gushyirwa aho ariho hose ku mpamvu zo kugira ngo bigaragare neza, ariko ubundi byagashyizwe bishyirwa iburyo bw'umuhanda ukikijwe n'icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Ni ukuvuga ngo ubundi ibimenyetso byakabaye biri iburyo bw'umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se by'abagenzi, uko twabonye yuko bitareba ibimenyetso bimurika, ntabwo bireba abayobozi b'ibinyabiziga gusa, ahubwo bireba
n'abanyamagare ndetse n'abanyamaguru nk'uko hariya hejuru twabibonye. Hano rero hari iyindi shusho ndimo gushaka kubereka, ndabizi yuko mu Rwanda byagorana kuyibona, ariko rero mu gihe ushobora kuba wayibonye cyangwa se wahuye nayo, ku ngingo y'106 igika cya kabiri, iri tara ritukura riba risobanuye iki? Nk'uko turimo kubibona ahangaha murabona yuko ntabwo ari mu masangano, ahubwo noneho turi mu murongo ufite ibisate byinshi by'umuhanda. Abantu bavuga ngo ntabwo bazi ibisate by'umuhanda. Murabona yuko hano hashobora gucamo imodoka nyinshi kandi zose zigiye mu cyerekezo kimwe. Urabona yuko nk'uko turimo kubibona ahangaha, niba aya matara ameze uku nguku arimo yose kureba ahangaha, bishatse kuvuga yuko nta cyerekezo kigaruka gihari, ni icyerekezo kimwe gusa. Noneho rero mu gihe bimeze uku nguku byagenda bite? Cyangwa se ubu ni iyihe mpamvu dushobora kubona uyu muhanda umeze uku nguku ariko tukabonamo ibimenyetso bimeze uku nguku? Nk'uko turimo kubibona hano batubwiye yuko mu gihe bimeze uku nguku, itara ritukura ryaba risobanuye iki? Birabujijwe ku bayobozi bakigana. Kuvuga ngo ririya tara ritukura kuko harimo ikimenyetso cy'umutuku, birabujijwe ku bayobozi bakigana. Ikibujijwe ni ukugenderamo, hanyuma itara ry'icyatsi cyangwa se risa n'akaranga cyerekezo gafite isonga ryerekeye hasi, nk'uko turimo kuribona ahangaha biragaragara rwose, birumvikana. Ryo risobanura iki? Risobanura ko kugendera ku gisate cy'umuhanda rigenga byemewe ku bayobozi bakigana. Nk'uko turimo kwibona cyangwa se nk'uko tubizi n'ubundi, iki gisate niba harimo itara ry'icyatsi bisobanuye yuko icyo kimenyetso wemerewe kukirenga, n'ubundi nta gihinduka, ni ibisanzwe nk'uko twari twabibonye. Hanyuma rero dusoza, reka dukore n'imyitozo mikeya, turebere hamwe mbese mu bimenyetso bimurika ibibazo bakunda kubaza biba bimeze bite. Turatangirana rero ku kibazo cya mbere turimo kubona ahangaha, kirabaza ngo niki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Mbese mu bimenyetso bimurika mu gihe tugiye tugasanga harimo ibara ry'umuhondo cyangwa se itara ry'umuhondo, mbese twakora iki? A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho, cyangwa ni C, kwitegura guhagarara, cyangwa ni D, gufata feri cyane. Mbese wakora iki? Hano twabibonye ndetse aka karanga cyerekezo twakabonye cyane, nizere yuko ubwo nawe wahise ubona igisubizo. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, ni ukwitegura guhagarara. Riratara tugaragarize ko tugomba kwitegura guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa umunini. Ikibazo cya kabiri rero tuza kubona n'ubundi nacyo kiraba kiri mu bimenyetso bimurika, ariko itara ritukura rivuga iki? Nk'uko turimo kubibona ahangaha, mbese itara ritukura rivuga iki? Ibibazo murabizi yuko ibibazo bakunda kubibaza, niyo mpamvu narebye mu bibazo byose babaza mu bimenyetso byo mu muhanda, ubwo nibyo turimo kurebera hamwe. Hano rero baratubajije ngo mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? Mbese ni A, hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso, cyangwa ni B, hagarara niba ubona nta byago byaguteza. Mbese ni C, birabujijwe kurenga icyo kimenyetso, cyangwa ni D, wemerewe kugenda niba aho usohokera mu masangano hafunze. Twihuse rero, twabibonye buriya, niba uzi nujya ujya ku kizami ukabona igisubizo urakizi, ujya ugenda ushaka igisubizo aho kugira ngo ujye kwirirwa usoma ibintu byose. Twihuse rero, ahangaha igisubizo cy'ukuri ni C, birabujijwe kurenga icyo kimenyetso ubwacyo. Nizere yuko ubwo nk'abantu twiganye mwabikoze. Twikomereze no ku kindi kibazo. Ibimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ibimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Hano hari ibyo baduhaye guhitamo. Mbese ni A, itegure kugenda, cyangwa ni B, birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa umunini,
cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Mwumvishe muri rya somo nababwiye ngo guhagarara ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa icyo kimenyetso ubwacyo, kuvuga ngo uriya murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa munini ndetse n'iki kimenyetso cy'ibara n'iki kimenyetso cy'itara ry'umuhondo birajyana, birakorana. Mbese ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse rero nk'uko twagiye tubibona, iri tara ry'umuhondo risobanura cyangwa se ribuza gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ikibazo kindi gikurikiraho kirabaza ngo ibimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Ubwo iki ngiki nacyo nizere yuko mwahise mukibona. Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Mbese no kwitegura kugenda cyangwa giha uburenganzira umuyobozi w'ikinyabiziga kurenga icyo kimenyetso. Ubwo ni iryo tara ry'icyatsi baba bavuze iyo icyo kimenyetso. Mbese ni se hagarara niba inzira isohoka mu masangano y'umuhanda ifunze, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse rero ubwo nizere yuko nawe nk'umuntu twiganye wamaze kubona igisubizo cy'ukuri. Mbibutse yuko kandi ushaka kugira ikibazo ubaza kuri ibi ngibi wakwandika muri comment ukabaza, rwose biremewe, ndetse no gushimira ukavuga uti byibura noneho ndabyumvise. Byose biremewe, nyamuneka niba ukunze ikintu ujye ubibwira nyiracyo, nawe biramushimisha kumva yuko ikintu yakoze hari abo cyafashije. Twihuse rero mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi buri gihe risobanura cyangwa se ritanga uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso ubwacyo. Twihuse rero tugende turebe no ku bindi bibazo. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umuyobozi cyangwa se umukozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Mbese wakora iki? Mbese muri iki kimenyetso gisobanuye iki? Akenshi tuba tubona abakozi bafitiye ububasha bahagarika nk'ibinyabiziga turimo kugenderamo, kandi baba bamanitse ikiganza nk'uku nguku. Mbese ni A ukata ibumoso gusa, cyangwa ni B ukata iburyo gusa ugakomeza imbere? Mbese ni C guhagarara ku murongo, guhagarara umwanya muto, cyangwa ni D komeza imbere gusa? Mbese mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga abonye umukozi ubifitiye ububasha amuhaye ikimenyetso kimeze uko, kandi twabonye yuko ni igihe asanze ibimenyetso bimurika bidakora, mbese yagira iyihe myifatire myiza? Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri cyangwa se imyifatire myiza yagira ni C, ni uguhagarara ku mwanya, ni uguhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ikibazo cya gatandatu ndakeka nacyo cya nyuma kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa se mu yandi magambo adakora, mbese yakora iki cyangwa se yakwifata gute? Hano batubwiye ngo ni A guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, cyangwa ni B gutwara neza nta gutinda mu isangano. Mbese ni C guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe, cyangwa ni D gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza? Mbese umuyobozi w'ikinyabiziga ageze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka. Ibimenyetso by'amatara yaka buriya ni biriya tumaze kwiga. Mbese buriya impamvu bavuga amatara yaka, hari n'amatara ataka, tuzabireba mu bindi video turebe noneho nitujya kwiga amatara. Ibi ni ibimenyetso bimurika, noneho tuzahita dukurikizaho ibimenyetso byo mu muhanda, ibyapa, amatara, imivuduko, uburebure bw'ibinyabiziga, mbese bya bintu byose bijya bicangana. Twihuse rero ahangaha umuyobozi w'ikinyabiziga icyo yakora ni A, ni uguca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kimuyobora kirimo, kandi yitondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Murumva ko n'ubundi iki cyo kiroroshye. Reka rero
turangize tuvuga tuti indi myitozo myinshi isaba kwishyura 1000 gusa, ukajya muri groupe aho uzajya ubona imyitozo, kandi kujya muri groupe ni icyo 1000 gusa cyishyurwa kuri Momo Pay 861926, amazina nayo ngayo ibaruriyeho, ubundi tugakomeza tukigana ndetse ukajya ubona imyitozo myinshi igiye itandukanye. Ciao ciao rero, nawe ubutaha muri iri somo. Mbibutsa gukora subscribe ndetse nshimira n'abamaze kuzikora, mbabwira ni Imana ibahe umugisha. Ubundi duhamagare wamaze kwishyura, ni 0789279214 tuguhe amasomo nk'aya ngaya ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye byagufasha gukora kandi ugakora rimwe cyangwa se ukaba ugiye gukora bwa nyuma. Imana ibarinde rero, nawe utaha.